Vuga kuri umubyeyi wa Nzovu. No wanjye pe imfura yanjye. Ari imfura yawe. Hano namwe mwita Nzovu? Nzovu yarize neza akamenya ubwenge mu mashuri. Ahubwo nahoze nkugisha inama nkamwe mwagiyemo mugira inama. Izo ndaya akazihorera kuko agashaka yenda umufasha. Abantu bamukunda. Yego. Bamugira nk'inama akava muri buraya. Uzi ko ubu dushaka nk'ukuntu umuntu yamusura tukabura nk'uko aho wamusurira. Kujya kubona ubona yabaye umusitari. Narabyumvaga pe. No mu gukura ko sabonaga ko azaba umusitari. Narezi se ko azaba wenda bizi. Kuva wavunika Nzovu yaje kugusura. Uriya ni umuntu wikundira ubuzima bw'i Kigali, ntumubwire ko nyine mumukuye yenda nk'ahari i Kigali. Muri ziriya ndaya. Slim Jesus. Yes, reka mbahe ikaze bakunze yacu mbasuhuze mbifuze kumurwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Twakoze urugendo rurerure, urugendo rutoroshye, tuva muri Kigali twinjira hafi ya Butare, ubwo turi mu karere ka Huye ka Nyanza. Twaje gusura uyu mubyeyi muri kubona, ni umubyeyi ugaragara neza nk'uko muri kubona imbere ya kamera, akaba ari mama w'uwo bita Nzovu. Ariko twasanze ubuzima bwe butameze neza, ararwaye. Ndagira ngo uno munsi buri muntu wese uri burebe kino kiganiro aze gukorwa ku mutima. Turashyiraho nimero yiwe, ndumva ahubwo ariyo twahera tuvuga ko hari igihe abantu batinda kumva. Noneho mbere ko tuganira, reka manze ngo ikaze. Umeze neza? Birasa ko umeze neza. Yego. Babita bande? Twa Mukarukaka Eugenie. Mukarukaka Eugenie. Eugenie, yego. Tuhere kuri ya nimero kugira ngo mbere na mbere ikimamvu tugiye gukora kino kiganiro nago ari uko ari mama Nzovu, ahubwo nuko ari umubyeyi utameze neza, urwaye. Twaganira hanze ya kamera ambwira ikibazo afite, yaravunitse, nabyo turazenda kubiganiraho, ariko muri cyumweru asabwa kujya kwa muganga. Reka duhere kuri nimero ya telefone ku bantu bifusha kuza kumufasha bidufashe neza. Nimero ya telefone abantu bamufashaho ni iyihe? 078 96 11 038. Yego. Amazina bare kuri bene gusenga Liberata. Bene gusenga. Yego. Yewe ni mushiki wa Nzovu mwumva uvuze nawe araza kujya kuri kamera bura tumurebe. Umeze neza mama? Birakomeye. Ndarwaye cyane, naravunitse, barangonze. Barakugonze. Ndi mu buzima butari bwiza. Buri gihe njya kwa muganga Gatagara. Kandi Gatagara urabona kugira ngo nzabone ubufasha bwaho biragoranye. Yego. Uko ngiye niko ntega moto ya buri munsi kugenda no kugaruka. Kugira ngo nzageraho aho ngera nkanga 3,000 nkajyana n'uyu mwana wanjye. Nawe nuko atega tuba turi kumwe. Kandi uko buri munsi niko turiha. Mujyayo kangahe mu cyumweru? Tujyayo gatatu mu cyumweru. Kandi ku munsi mutegesha ubwo muri babiri, umwe ni bitatu, mugatanga nayo kwivuza. Nayo kwivuza buri munsi. Ku munsi ushaka gukoresha $12,000. Ngo ni iminsi 3 mu cyumweru bamusabwa. Ayo mafaranga si ubwo bushobozi murabubona? Yewe nta ubushobo nari maze iminsi. Bamwegera ukamufashiza mikoro byadufasha twese. Dukomeze ubwo bibaye ngombwa ko dukomeza ikiganiro na mushiki wa Nzovu arimo muri kumubona muri iki cyumweru. Kino cyumweru nibwo ubushobozi bwarangiye. Niho bwarangiye pe, yari yamfashije. Ubwo se kandi uri gutegekwa no kuba muri cya cyumweru nabwo uzajya kujya kwa muganga? Barantegeka kujya kwivuza 3 mu cyumweru. Urateganya gusubira kwa kangahe? Ejo. Ewe, ukiti kizayikura he? Ejo Yes, azayimuha. Biragoye. Nzajyayo. Yego. Ukuvunika kwawe byagenze bite? Kuvunika kwanjye navunitse kuri 23 z'ukwa 11. Yego. Ari ku cyumweru nari nabyose njya gusenga. Hano hepfo y'iwanjye hari agahanda kahari. Ubwo ndi kukagendamo. Yego. Ngiye kumva numva nikubise hasi, numva ikintu kirantekuye, n'umwana
wangongesheje igare. uwo mwana aba muri ruriya rugo rw'imbere, ni umwana umuturanyi. w'umunyeshuri uhacumbitse ariko iwabo kavukire ni mu Mayaga. ubwo ikintu nakoze nagiye kuzanzamuka, mbona nikubise hasi mbwira umwana nti Kevin wowe ungunze. noneho umwana iba ari ubwoba, ajyaho afata ukuguru akuvunagura. ubwo ikintu nakoze, hirya yanjye haturutse umumama, niyo wa mubyeyi we, ntigenda umbwira umumama wo muri ruriya rugo aze azanyegure hano barangoze. umumama yaraje yirukanka, yego araza arandondaronda aranyegura rwose. aya magufwa dore hari hagize yakibanye. ubwo kunyegura biranga, ntabasha ubweguka nyine. yego hirya hari urugo haturuka umwana w'umusore mujya kungana, n'uwo wagize gutya aranyerereza aranzamura. ngiye kumva numva yahamagaye umwana wanjye amufitiye nomero, ati mukecuru baramugonze. ati ariko se bamugonze bate ko musize aho ngaho ari muzima, ari kwambara ngo ajye gusenga? ati bamugongeye hano imbere y'iwacu. ati ahubwo uwo mwana aravuga ati nimukore ibyihuta, yego noneho ajye kwa muganga. ubwo ako kanya uyu mwana nagiye kubona mbona araje. ubwo bazana ambulance, yego bazanye ambulance bashyiramo, ubwo baranjyana kwa muganga. bagenda banyiriza mu ivuriro ryaho, bantera inshinge umubiri wose ntumva. ubwo nko mu masaa 8 bati turamwinjiza ibitaro. yego umwana atese arajya mu bitaro, undi ati turamushyira mu bitaro. ubwo rero bashyira mu bitaro ubwo ngubwo. ati ariko ejo tuzamujyana, tuzabaha transfert ibajyana i Gatagara. umwana aravuga ati ese muzajya i Gatagara kuko nta bushobozi bw'i Gatagara mfite. arakomeza arabatakambaho, ati ariko no kujya i Gatagara. ubwo bigeze ubwo bashyiraho sima. yego ngumya mu bitaro nk'iminsi ngahe. ubwo iyo sima barambwira ati ugiye baduha itariki tuzasubirirayo. ubwo tuza gusubirayo, dusanga barambwira bati wapi ntaho biragera. imvune z'umukecuru keretse hashize nk'amezi angahe. barakomeza baduha amarandevu. ubwo hashize nk'amezi 3, kareka nta kibazo ntabwo kagaragara. yego hashize nk'amezi 3 gifite za sima. bati ntabwo amagufwa araterana, turakohereza abafite ubundi bushobozi bwo kuturusha. yego ubwo banyohereza i Gatagara rero. ubu niho maze iminsi ndi. ukwa 4 kose niho ubundi, ukwa 3 kose, kwa 3 kose ni Gatagara. ubu niho mbarizwa, niho ndi. hari icyizere kuzakira? hari icyizere gukira? Imana niyo ifite ubushobozi. yegezaho mikoro nawe, hameze yegezaho mikoro nta kibazo kugira ngo tukumve, bisaba ko uyifite. yarabyimbye cyane ikirenge, urabona atangiye kugenda asa nk'ujya gukandagira buhoro, afata cyo hejuru y'amaguru nyine tugaterura, ari gushaka ku buriri, ari kugira gute no kuri moto. ariko ubu turashima Imana yuko asigaye abasha gukandagiza, nubwo atarabyimbuka neza ariko mo hagati, ariko dufite icyizere yuko azakira. ubushobozi bubafasha buva hehe? ninde ubafasha? ubushobozi rero Vanessa yari yaje hano, kamikoro kegeze hejuru, aradufasha. nibwo hari abaterankunga bagiye banshyiraho duha amafaranga nyine kuri telefone. ariko na Nzovu rero murwayi uyigira gutya kabisa. yego yaraje asura mukecuru akimara kubimenya. adusiye amafaranga 10,000. yego nabwo nyuma aduha ibindi 10,000. ubundi namubwira bati ntayafite. yego batubwira wenda nta bushobozi nawe afite. ubushobozi afite rwose yari yampaye, ariko ntashobora kurenza 10 cyangwa 5. ubushobozi afite yari yabahaye 10,000 Nzovu. yego yamubwira ati mbuze icyo njyanisha akabahaye 5, akatwohereza nk'ibihumbi 10 ati nanjye nibwo ubushobozi bufite. yego ati nanjye ubwo bushobozi nibwo mfite. nuko ngo Nzovu agerageza kubafasha. yego yimufasha
agufashe nibyo byiza nibyo bitworoheye umukecuru amenyera ibintu bya mikrofone yego we ikintu abafasha rimwe na rimwe yabonye ibyo 5 arabaha cyangwa se abatanabifite bikaba ibyo ariko mu by'ukuri amafaranga abaha n'ubundi nta kintu aba yabafasha nyine nta kintu mwebwe yabafasha mu kwivura uretse kwenda nawe ariko abafite nawe nubwo bushobozi abafite ntitwamurenganya yego kuva wavunika Nzovu yaje kugusura yaraje pe yaraje inshuro 2 yazanye n'umudamu we yazanye n'umudamu Esther umwe nakubwiye yazanye na Esther yego nukuri ntacyo twamuveba pe twari twishimye ko abonye umufasha yego wena nibyo turaza kubiganiraho ndagira ngo nibaze mama none kugira ngo ari ibintu twabivuze ariko ntago babyumvishe neza wenda abantu bumvisha uburyo impanuka yawe yabaye uko yagenze ariko noneho ubundi busanzwe mwari musanzwe mubayeho gute muri kino gihe muri kubaho gute turi mu buzima busanzwe turahinga yego nyine wataravunika turahingaga nubwo ubona ari umukecuru mikoro ubu nta kintu agikora yego nyine ubwo nanjye nyine no kuba najye nk'ibiraka ni nk'akaraka bandimo mbega jewe nese karaka gahembwe 30 yego ubwo urumva ari amafaranga ku kwezi koko 30 kandi ibyo 30 ari byo mugomba kujyana kwa muganga none se twakoze mu cyumweru kimwe turiyakira umuntu ariyakira yego umuntu ariyakira yego umumfashiriza umumere wenda mera hari abantu natangiye mvuga ko uri umubyeyi wa Nzovu hari abantu natangiye mvuga ko uri umubyeyi wa Nzovu n'uwanjye pe imfura yanjye ari imfura yawe hano namwe mwita Nzovu Nzovu no bakunda kuvuga Paperisa na Nzovu wone imbere mwamwitaga Paperisa irya se na nyina yari Bahizi yego none numva ngo ni Nzovu Paperisa kuko yicunguye nuko urabizi ko wabyaye umusitari se urabizi ko wabyaye umusitari nabyaye umusitari mbimenye vuba sinarenze umusitari icyo ari cyo yego ntabwo wari uzi icyo ari cyo ufite umwana w'umusitari cyane nubwo ari umusaza ariko ni umwana w'umusitari ni umwana wawe w'umusitari umeze neza muri Kigali yakuze gute Nzovu yarize neza akamenya ubwenge mu mashuri ariko sinakunze kubana nawe yabanaga na nyirasenge yego bamutangiza kwiga aho bukeye intambara iza kuza nyine tugenda gutyo tuza guhura yavutse ari umwana wikundira umujyi abajya mu mujyi abagiye mu mujyi usigara mu cyaro yego nyuma ujya kubona ubona yabaye umusitari narabyumvaga pe no mu gukura ko sabonaga ko azaba umusitari nareze se ko azaba wenda bizi yego nyine ari ubona nk'umwana uburyo akuramo n'utuntu abakora muri karitsiye kunakundwa tw'ubukorikori tw'iki akamenya ubwenge ariko mu mashuri burazi ubwenge mu ishuri yabaga nk'uwa kangahe nk'uwa 2 wa 3 ihigo yarangije mu kangahe si wa 6 seconde primaire ahita ahagarika ajya gushaka ubuzima muri Kigali ashaka ubuzima pe buriya ni umuntu wikundira ubuzima bw'i Kigali ntumubwire ko ino yahamara nk'iminsi 3 n'ibiri ntabwo yayimara ntayo yamara yego hanyuma rero mushiki wacu wowe kuki utajya i Kigali nk'abandi gusa natuma umukecuru nkagenda kandi ari njye areba ariko nyine yego ukajya gushaka ubuzima ntabwo uzashaka se reka nza ubu se n'umukecuru namusigaye wenda yabaho gute ni ukwanga gahunda ni ukugumana n'umukecuru mpaka cyane rwose pe icyo ndiye nkarya icyo nagira iyo sukari tugasangira tayari umuntu agashakisha niko wenda umuntu aba adafite amafaranga afatika ngo umuntu wenda yanakwicururiza cyangwa akajya gute ariko nyine umuntu abaho nabareko ariko ubu turiho nta kibazo aho ngo nta kibazo umuntu abonye bwije bugacya ukabona ubyutse amahoro yagezeho mikoro neza yego wowe ugeze ugerageza gukina filime ntabwo wigeze ubigerageza aho se ujya ubyiyumvamo ntabwo nyabyiyumva umusaza wajyaga ubona ameze nk'umuntu ufite impano yo gukina filime se wowe ntabwo twabanye cyane njye kuko njye muhererezi ntabwo nzi pe uri bucura urakurusha nk'imyaka ingahe ni
myinshi cyane none ko ndi wa karindwi iyo ubona imyaka Yego. afite Y'umutungo. n'iyi ngiyi inyuma Yego. imyaka afite n'uyu ni uwo muhererezi namuhereza akubura nimba tutari ibanga ufite nk'imyaka ingahe 74. wowe inzovu avuga ko afite 53. uwo wamubyaye afite 21 n'imfura yawe imfura yawe ubona ibayeho gute ubona ibayeho gute imfura yawe none se ko numva ngo ari muri Kigali amwe mu makuru nyine wakira amwe mu makuru wakira ntumva ari aho nyine ujya ushimishwa n'amakuru wakira aturutse kuri Nzovu none se iyo yabuze amakuru akagira ubuzima bwo kwitunga ntasabirize ubwo se so gushima Imana no gushima Imana yego bitewe n'uko yakuze wenda abenshi bakunda kuvuga abiranaga wenda abana n'ubumuga niko wenda babyita ariko abandi bose bavukana bo babaye barebare abandi bose bavukana ntago bo bahuye na kiriya kibazo wenda cyo kuba babana n'ubumuga baraho pe yego urebye n'inzovu wenyine wahuye no kugira no kuba mugufi yego yego okay mangira ngo nibaze mandi kwibaza yego bajye bakunda kuvuga twanabiganiraho hanze ya kamera ariko Nzovu ukabona umuhungu ari muri kamera bavuga ngo agura indaya ajya mu ndaya cyane buraya se bimwe twahoze tuvugaho se nimwe twahoze tuvugaho yego wambwiye ko ari ikintu kikubabaza cyane n'ubu niragira ngo none utubwire wowe bivugaho iki none se urumva nabivugaho ko wumva agenda mu buraya ntagira gute biratubabaza nyine iyo tubona nta mufasha afite iryo ukoreye ukabona ararijyana muri izo ndaya ubwo se wowe ari nkawe ntibyakubabaza ahubwo nahoze nkugisha inama nkamwe mwagiye mumugira inama urabona igihe agezemo yego akamenya igihe agezemo izo ndaya akazihorera kuko agashaka imibereho y'igihe agezemo agashaka imibereho ni ukuri birababaza cyane imibereho ko igoye imibereho iragoye ubu yakora nk'iki yakora nk'iki yakora iki biriya yabikora ariko ibintu byo kujya mu buraya akabyihorera ni ukuri akakora ikimutunga agashaka yenda umufasha urugo rukagendwa uzi ko ubu dushaka nk'ukuntu umuntu yamusura tukabura aho wamusurira wamusura wamenya ujya heza ntabwo wamenya aho ujya kuko nawe aba acumbitse acumbitse ntabwo aba afite ahantu hari n'igihe aba atanafite telefone twari twabonye afite seri twumva turishimye tutenda umuntu yajya amusura yego nkabonye yazanye Esther yaje kubereka Esther yaje kumubereka Esther yaraje pe barara ijoro rimwe twumva turishimye baragenda ubwo nyuma ntumbaze iby'umugore n'umugabo simbizi wumva ngo batandukanye wagize agahinda wumvishe Nzovu yatandukanye na Esther ni ukuri ko nari nishimye se reba nyina w'umwana ntabwo bakiri kumwe noneho yisumbuje Esther rero numva nawe ngo yarigendeye ubwo se wowe ntiwababara warababaye cyane Esther se wabonaga azababeramo ubukwe wabonaga azabaviramo umukwe koko nako mu mukazana ni ukuri nta kibazo cya Esther ko yaje ijoro rimwe se nkabona n'umwana mu rugo arasa ni ukuri pe tukavugana ni ukuri pe ukabona yabubashye ni ukuri ukabona n'umwana w'umukazana mwiza pe Nzovu arangije baba barashwanya ariko Esther niwe wanze Nzovu Esther niwe wanze Nzovu ni ukuri turabizi se niwe wanze Nzovu rwose Esther yigeze yongera kubahamagara inde Esther yewe jyewe ntiwakunze kuko tuvugana keretse uyu mwana uba ufite telefone njye turavugana kuko yambwiye ko ngo no kuri Pasika azadusura azaza gusura mukecuru Esther yego yakubwiye ko wowe na Nzovu bapfuye iki ntabwo abasha kubimbwira ariko yakubwiye ko batagikundana yambwiye ko batakibana pe ntabwo bakibana ngo yego ese akubwira ko kugira ngo basubirane hasabwe iki nta kintu barabimbwiraho
byarababaje cyane. Mhm. birababaje kubona afite abana Nzovu afite abana 4 akaba atabasha kuvuga ati reka ngumane n'umugore wanjye no ariko mama Sandrine niwe wamwanze pe kuko umugabo yashatse uburyo basubirana Yego. mama Sandrine aranga kubera ngo uburaya bwa Nzovu. Nganzovu. Ubwo rero Yego. yiberaho gutyo abonye stereo turavuga ati kuko wenda gushaka umugore wa Yazana kabiri kabiri. ibyo bibaho gushaka umugore wa kabiri. Yego. tuzi ko wenda bashaka kurambana akazaza amufasha mu myaka agezemo ni mu zabukuru nawe Yego. abavuga ati nkenera umfurira ntahe njye mbyuke wenda nkarabe nta kibazo. None ntabwo ariko byabashije kugenda. Ntabwo ariko byagenze. Abiteye agahinda. Abiteye agahinda cyane ko muri kino gihe urumva ko imyaka agezeho kuba yabaho nk'umusore ntabwo ari byiza. Akeneye umuntu umuba hafi. Wumva ku giti cyawe wumva ari nk'ikihe kintu gikeneye ku muhungu wawe w'imfura? Wumva ari nk'ikihe kintu gikeneye ku muhungu wawe nk'imfura nyine nk'abantu bamukunda kuko ni umuntu ufite abantu bamukunda niyo mugira ngo nk'abantu bamukunda yego bamugira nk'inama akava muri buriya buraya kandi bakanamufasha akabasha kubona icumbi rye akabona aho yagiye kumusaya kubona kuva mu mibereho nta hantu arabona yagiye kumusaya umuntu ufite abana amaze kugera no muri iriya myaka agezemo mwamugiriye inama koko tugomba kumugira inama nkamwe nk'abo afite abamukuriye mugashaka ukuntu mwamubonera niyo yaba ari nk'inzu y'icyumba kimwe ibihagije akabona koko aho asazira. Nubwo anaheruka hano nabwo yababwiye ko adafite ahantu aba nyine arakodesha nta nzu yiwe afite ifatika wapi yego ariko kubona inzu muri Kigali biragora kubona inzu muri Kigali biragora ariko imbere yahereye ashakisha yaza kubona nk'umugira inama bakagira ntakava muri ubwo buraya aba afite inzu pe yego aba afite inzu niyo ari kwijya mu nkengero za Kigali aba ayifite yego ariko ubu ngubu byaranze ni ibibazo ubona umuhungu wawe yarakurikije nde kugira ngo bigende bite yakurikije nde nyine nk'imico ye imyitwarire ye mu gukunda sinema biriya bya filime akina ubona yarakurikije nagiye kumva numva ngo arakina ntabwo nzi umuntu yabikurikijeho ukuri nta nubwo nawe wigeze gukina filime mu bukumi bwawe cyangwa ibintu byitwa ikinamico kera oya ni ukuri nari umuntu wibera mu rugo umukobwa wibera mu rugo kera se twajyaga muri ibyo ngibyo ko twari abakobwa bo mu rugo ntabwo papa waracyariho papa wese ntabwo yazikinaga papa we ntabwo yigeze agerageza gukina yari umuntu uri aho witurije mbese ubwo ni ibintu byamuje mu maraso ni ibintu byamuje mu maraso biramutunga abaho neza bishakira imibereho kubera ubuzima bw'i Kigali wagiye wumva ubuzima yaciyemo uko yabagaho yarakuvugishaga yaramvugishaga yego yari afite umugore bita mama Sandrine nigeze gushizemo n'ikiganiro nabonye ngo abana be baje hano ngo bari baraje hano abana ba Nzovu baba hano narabareze cyane yego abana ba Nzovu na mama Sandrine babansigiye narabareze pe yego mama Sandrine so ajya akwemera ko yasubirana na Nzovu twabanje kubatumaho twicara aha turaganiraho tutese ubwo mwasubiranye mukarera abana tukabaza mama Sandrine ariko umugabo akabijyamo cyane ashaka ko basubirana umugore niwe wanze akanga ngo kubera akanga kubera ngo ubusinzi bwe ngo no kujya mu ndaya ngo atazamuteza ibibazo uheruka kuvugana na Nzovu ryari cyane cyane avugana n'uriya mushiki we ntabwo mukunda kuvugana cyane akaza akabimbwira ati twavuganye ntabwo dukunda kuvugana ni ikihe kintu ujya umukumburaho umuhungu wawe ni ikihe kintu ujya umukumburaho umuhungu wawe mukumburaho yego nuko ajya azansure amenye ko ndi nyina nanjye amenye ko ari umwana nicyo kintu umukumburaho nyine nagakunda kugusura noneho
araza ubu muri ino minsi muri ubu burwayi bwanjye yakunze kuza. yego. Wowe bita Kamwana uramuzi? Inde Ya Kamwana ntabwo muzi. Yakawo uramuzi? mubona ko ntuza mubona kuri filime nyine bakinana. Mwana mwene bakinana. Yego, niwe nshuti ye. Zeka ubundi afite umugore. Yakawo ubu ngo nawe baratandukanye umugore we. Muri kiriya gihe azana na Esther Yakara afite umugore na Nzovu afite umugore. Bose Yakawo afite umwana. Bose batandukaniye rimwe. Yaka nta mwana afite. Yewe nicyo kibazo. Nawe njya mubona kuri filime nyine bakinana. Ubona adafite inshuti nziza? Ubona adafite inshuti nziza? Niyo kuvuye ubuzima bwabo barimo bagakinana. Ni inshuti nese habaho umuntu utagira inshuti. Agomba kugira inshuti. Nuko uyu mubyeyi yahoze avuga ngo aba bantu se uyu muhungu wanjye ngo afite abantu bamugira inama byibuza abantu bakavuga n'ubundi bakavuga ati nimba inshuti ye bakavuga ngo nawe ngo ni umuntu ukora nk'ibyo ngibyo by'ubusinzi uburaya, bakavuga bati se bano bantu bashobora kubuza nama bagirana bari ko ari babiri. Bese bari inama bagirana ni yihe niba bose abagore babo bose baragiye ubwo inama yumva bagirana ni yihe? Cyeka nkamwe wenda mama muri kumwe nabo mukazazamo bagira inama. Yego. Uba wumva ari nk'icyo kintu umusaza wa yahindura? Guhindura nuko yava muri biranyine by'uburaya bagenda irimo akongera niba Esther basubirana cyangwa ari mama Sandrina, ariko mama Sandrina sinzi yanze kumuha imbabazi. Yanze kumuha imbabazi cyangwa mokemu akabireka nyine agatuza kumva ko atuje. Wenda Imana yamuhaho yaba yicaye akabona nk'inzu ye y'abambwa yaba cyumba kimwe na salo. Ubundi agatuza ke amahoro abana bakamusura. Esther mwari mwamukundiye iki? None se yaramuvuza ngo ajye kutuzana mu kazana. Aramuzana. Nukuri yaraza turaganira atubwira imibereho ya Nzovu yose, kandi koko natwe twumva kuntu twagendaga tubyumva tubona nyine nkatwe turi ama filime yiwe tukabona koko ibyo avuga Esther nibyo. Nzovu nta muntu utarakundaga kuvuga ngo mbe kuba ari wenyine uyo ari wenyine nta nubwo yabasha no kwifurira. Yego. Se ndabeshya? Ntago beshya. Aho byuka ajya mu kazi ki wenda yajya no kureba n'abo bagore nabo ntagira umufurira ugasanga nyine musaza wanjye baye muri ubwo buzima bubi. Ariko kubera ko yarabonye Esther nuko naburi mubonye amaze kugenda cyape amaze no kuzana kabiri. Urumva kuko yari yambaye neza abona asa neza akabona imyenda irasa neza. Njye numvaga nta kibazo. Tangiye ku musirimu ubona ameze neza byagushimishije. Uramutse umaze urangije ujya kumva wumva ngo batandukanye. Narababaye pe nukuri. Ese ntabwo wavugisha Esther ngo wabwite mwakiyunze? Esther se wenda kubera ko yavuze ngo azaza kuri Pasika kudusura wenda buri azabituganiriza ntamenye byari. Azabwira icyo bapfuye. Yego. Naye kandi mwari mwakire mu muryango. Nukuri nta kibazo. Muramukumbura? Turamukumbura pe. Ko byagenda kose buriya nawe nabona urukundo afitiwe mu muryango. Buriya urugo iyo mwashimye umukazana nyine nabona urukundo afitiwe mu muryango azasubirana na Nzovu pe. Nukuri byaba ari byiza. Kuko nawe niwe bavuga ko ari we wamwanze kubona ariye mpamvu umuhungu wawe abakobwa abagore aribo bamwanga bamubenga. Bamukurikiraho amafaranga wenda. Ariko Esther yaravuze ko nta amafaranga yagiye amukurikiyeho wenda, ariko nta wamenye mu mutima w'umuntu ukuntu atekereza. Ariko nyine ukuntu byagenze nyuma byaje guhinduka ntago twabimenye. Ariko mama Sandrine we babanye atarayagira. Amafaranga babana mu buzima bwose. Barabyihanganira. Mama Sandrine aza mu byinaha arahaba. Bukeye ajya i Kigali ariko mbona yarashubijwe ameze neza. Bigeze kubana inaha? Cyane. We na Nzovu. Arongera aragenda umugore agumunana. Bari barahujwe n'iki? Bari barahujwe. We bari barahuriye i Kigali mama Sandrine. Twabibwirwa n'iki ko twagiye kubona tukumva ngo afite abana. Mwagiye kumva mwumva afite abana? Imbere nta nubwo yajyaga dusura. Reka. Ntago mbere mwajyaga mwumva wenda ngo afite n'umugore? Ntabyo twari tuzi. Mwagiye kumva ngo afite abana, mwabimenye ko afite abana bangahe? Bwa mbere ni kuri ku mwana wa kabiri kandi bafite n'undi wa mukobwa wabo mukuru.
mwabimenyeye kuri Elisa araza avuga ati mfite umugore n'abana. kabyumvaga rega gutyo nabo ntabajyaga gusura. Yego mwabyumvaga mu makuru cyangwa ari abantu babivuga. Hanyuma rero ubwo murabona rero ubwo urumva niwe muntu ariko navuga ngo niwe muntu w'umucunguzi w'umuryango mufite kuri ubu. Hari umuntu muba mufite muri famiye ushobora kuba yabafasha ari mizerero niko navuga. Semfura ya mama hari uwundi. Abandi muvukana se? Abandi tuvukana turi bane, ni njyewe na Nzovu n'undi musaza wanjye bahari i Kigali. Yego. N'undi mukuru wanjye tubana hano. Buriya Nzovu afite murumuna w'i Kigali. Aramufite. Ubwo ariko ntabwo ajya mu bya filime. Oya. Wakubwira ko babonana se? Baravugana ku matelefone. Nubwo amaze gushaka Esther murumuna we yagiye kubasura. Ajya kubasura. Baramubwira ngo bazaza nawe kumusura, ntabwo bamusuye. Ntabwo bamusuye. Ujya umusengera? Ujya usengera umuhungu wawe? Njye musengera. Yiri kumusabira ku Mana umusabira iki? Turamusabira nawe azajya yisabira, najya ajya gusenga nawe abishishikarize. Turamubwira ujya ujya gusenga nawe. Yego. Ubwo wowe ukunda kumusabira iki ku Mana? Ku Mana nyine. Yego. Azajya agira amahoro. None se umubyeyi. Wigeze kumbwira ngo urifuza ko yajya hanze? Wigeze kumbwira ngo urifuza? Oya nkamwe. Mukareba ukuntu mwamufasha akava nyine mumukuye yenda nk'ahari i Kigali muri ziriya ndaya. Yego. Yenda mukaba mumushyize nk'ahantu yajya ajya gukinira atari nka ziriya ndaya z'i Kigali. Yenda yazagaruka afite agatima keza. Akabantu hatari abakobwa. Rero i Kigali birarenze. Kigali birarenze? Kigali ntabwo birenze. Ntabwo babirenze, ntabwo binirenze, ahubwo nuko mubibona wenda ku makuru wenda nawe mukumva ari kubivuga. Aki Kigali ntabwo hakabije. Hari ubuzima wabamo kandi ukabamo rwose indaya zitarimo. Erega i Kigali naho ugiye ufite ubwitonzi ugize gute rya faranga waribona ukaricunga neza ukagira gute wese kumva ngo aribona nuko byumva ariko akahita yajyana muri ubwo buzima se ubwo urumva azigeza kukiza. Ni ikibazo. Ni ikibazo kabisa. Ni ikibazo abantu nabundi babyibazaho. Byibuza se basi uko akora amafaranga ajya arabafasha ku rwego rushimishije. Afasha umuryango we, afasha yari umudamu we, afasha abana yenda afasha abana none se urumva ko babyaranye yareka abana. Afasha abana ako murasa kabisa. Ndi mama we ntarebi. Ni imfura yawe. Ni imfura yawe gusa ariko ni n'umwana mwiza, ni umuntu mwiza. Muri Kigali abantu bose baramukunda. Arabana nogira ngo umwana yamucaho nk'ubwo afite nk'icyamuhereza arabaha pe. Nukuri cyangwa ari n'umuntu mukuru. Yego. Nabara bakobwa bakundana bavuga ko bose bahuzwa n'amafaranga. None se sivyo. Hanyuma rero ku burwayi bwawe se ko muri iyi minsi urwaye ujya umuvugisha? Ntago duherukana. Ntago muherukana. Uburwayi bwawe rero nimba utamuvugisha cyangwa se mudaherukana byibuza ninde muntu wakubaye hafi muri kino gihe cyo kurwara uretse umukobwa wawe? Mfite umwana bakaza bakansura nyine nk'uwo mukobwa akamba hafi n'uwo abavandimwe nk'abaturanyi iki bose baza kumusura. Yego. Bakampumuriza bati humura uzakira wikwigunga. Yego. Bakamba hafi bakansura bakaza bakanansengera bati ni ukuri ukoresha ukwihangana uzoroherwa wongere usubirane ubuzima. Gusa nanjye nabonye uzakira vuba. Ni Imana ishabwa icyubahiro uzakira vuba rwose. Ubwo babanje kugushyiraho sima ikakuvaho buriya sima yakuvuyeho buri mu nzira zo gukira. Nabonye baraguhaye n'imbago ziriya uko ari ebyiri. Ese ko nabonye ahantu umuco ari habi? Ko nabonye ahantu umuco ari habi ujya kwa muganga ute? Ni mu manegeka nta kundi twabigenza. Nabonye ni n'akayira gatoya ariko gakenewe.
ni akayira gato kakeneye kukugeza kuri nuza buriya Ntabwo- habonetse nk'ubushobozi nka moto ikazajya zikagera hano habonetse nk'ubushobozi moto ikazajya zikagera nka hano imbere y'umuryango ni uko ari ubushobozi Igeza mu bikorwa gutya. umuntu afite ubushobozi umuntu yahubaka kwa kundi bagira amabuye nyine bakubaka bakazamura yahubaka ariko igihe nta bushobozi se nta kundi umuntu aratuza ntabwo usibye iyo mfashe nk'imbago nkagendagenda gutya hano muza yego ngenda no gutya wabibonye nabibonye ukuntu ngenda biragoye cyane kuko dore muri bene hano uko hangana yego biragaragara ujya wiheba oya ntabwo niheba ehehehe imana irahari imana irahari kandi abonye muri n'abagatulika cyane nabibonye ari uno munsi ibimenyetso yabaye n'amashami uyu munsi habaye amashami n'amashami ngiriya Turi icyumweru na gitaha Yesu. ni pasika Ni pasika. ko nzi ko amashami banziriza pasika ubwo kuri pasika nta nubwo uri kubona n'ukuntu ujya gusenga oya ariko padiri azaza kukureba padiri azaza kukureba uko byagenda kose bazaza bandebe inasi bajya basengera abarwayi ntararwara najyaga nigira mu ishengesho ahantu mu ruhango ndahazi kwa Yezu Nyirimpuhwe ubu ngubu Najyaga ntabwo njya. byakunda kubera ko ntabwo hashobora guhagarara ntabwo nabushobora kandi nabonye hariya ntabwo haba hariyo nta buryo buba buhari bw'abantu bahakwirwa nyine neza bicaye ikibaya nuko bagize bahafunze ikibaya baragiye bagihagaritse ariko hari umwihariko twageraga ku wa kane tukajya gusenga bikagufasha bikagufasha noneho ngo biragoye Okay, hari abantu bari kutwumva bari kumva kino kiganiro ndagira ngo tugerageze dufashe uyu mubyeyi amere neza turebe ko yakivuza akeneye asigaje igihe kitari gitoya bakubwiye ko usigaje igihe kingana iki kugira ngo bakize amezi 3 yego mu gihe cy'icyumweru kimwe ashobora gukoresha ubwo ku munsi iyo bagiye gutega bajya kwivuriza ahantu bitwa igatagara nubwo hano turi i Nyanza n'ubundi ariko kuva hano igatagara bategesha itike 600 ari babiri ubwo n'ayo mafaranga bashobora gukoresha kwivuza bikajya mu 12,000 cyangwa 10 gutyo ubwo mu cyumweru kimwe ni 36,000 ubwo nuko ngo mu kwezi bashobora kuba bakoresha nk'ibihumbi nk'ijana na binga nk'ijana na 20 mu kwezi kumwe sibyo ubwo amezi 3 ni 360 akenewe kugira ngo uyu mubyeyi arebe ko yasubira neza yamera neza sibyo yego hanyuma reka tuganirize na mushiki wacu nawe atubwire wowe ukora iki mu buzima busanzwe ubuzima busanzwe njye ni ibintu by'ibiraka ni nk'ibiraka nk'umuntu kwa muganga ariko urabona ntabwo biba bifatitse none umuntu yanga amafaranga 30 ku kwezi ubwo urumva yaba ari amafaranga ariko nyine umuntu yanga kwicara akabikora ni ukwanga kwicara yego